Ibihe byiza ko wahisemo gukurikira PIB TV Rwanda, ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru. Aha ni mu mujyi wa Kigali hongeye kumvikana impanuka mbi cyane, impanuka iteye ubwoba, impanuka yongeye guhamura benshi, aho umugenzi wari uhetswe kuri moto byarangiye atakaje ubuzima. Abagiye batandukanye bongera gutangaza yuko uyu mwaka wa 2025 bizarangira n'ubundi ubaye umutuku, nyuma y'uko benshi bawutangiye bishimye, gusa impanuka zikaba zongeye guterwa cyangwa se zongera kubera umujyi wa Kigali, benshi bongera guhamuka. Ibi ni ibiki banyarwanda banyarwandakazi? Ese iyi mpanuka yongeye kubera i Kigali yatewe n'iki? Mbese ni iki ubuyobozi bwaba bwatangaje? Ni iki polisi y'u Rwanda, cyane polisi yo mu muhanda, yaba yatangaje nyuma y'uko i Kigali mu Rwanda humvikanye impanuka mbi cyane? Ibi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye twabateguriye uyu munsi. Cyakora niba ugeze hano bwa mbere cyangwa usanzwe ubana natwe, uguhaye ikaze kandi ndakubutsa ko iyi ari PIB TV Rwanda, isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Reba handitse ijambo subscribe cyangwa se abone uhakane, ubundi tujye tubana buri munsi. Ni ahagana mu masaha ya saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Mutarama umwaka wa 2025, aho umumotari wari uhetse umugenzi yagonzwe n'ikamyo itwara esanse muri feruje kuri Rwandex, aho umugenzi yahise yitaba Imana mu kanya k'amanzaganya. Ibinyabiziga byombi byavaga mu cyerekezo cy'i Remera bigana mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga mu mujyi rwagati, ubwo bari bagisohoka muri feruje zo muri Rwandex bagiye kugera mu zindi zo mu muhanda uzamuka i Gikondo kwa Mironko. Ikamyo yahise isekura inyuma kuri moto, umugenzi ahita agwa hasi, irakomeza iramukandagira, nk'uko bisobanurwa n'undi mumotari wabonye iyi mpanuka iba, Nsanzimana Hamisi, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ubwo iyi mpanuka ikimara kuba, ikongera guhamura benshi mu batuye i Kigali. Iyi mpanuka kandi yateje umubyigano ukomeye cyane, ibinyabiziga wamaze hafi isaha irenga, ubwo hari hategerejwe imodoka yo gutwara umurambo, ndetse bagiye batandukanye bongera kugaragaza gushwana, abandi agenda kongera kuba benshi, abandi bongera kwipfuka mu maso bitewe n'uburyo amaraso yagendaga ameneka, bagiye batandukanye bakira ubwoba. Ababonye iyo mpanuka kandi iba bavuga ko kutitondera uburyo bwo guhaguruka muri za feruje no kudahana intera kw'ibinyabiziga bishoreranye, ndetse no kuba umumotari yaba ashobora kwiseseka cyangwa se kugenda yisesa hagati y'ibinyabiziga, aribyo bishobora kuba byateye iyi mpanuka, aho umumotari witwa Mukusa Innocent we ntacyo yigeze aba, ahubwo umugenzi we byaje kurangira n'ubundi atakarijemo ubuzima. Byongeye kubabaza abagiye batandukanye, abandi bongera gusaba leta y'u Rwanda yuko hagiye igikorwa kugira ngo imivundo yumvikana mu mihanda ya Kigali ibe yagabanuka. Aya kandi ni amakuru yongeye gushimangirwa kandi atangazwa n'umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda, SP Emmanuel Kayigi, aho yemeje iby'uru rupfu rw'umugenzi wari utwaye kuri moto. Avuga ko iyo mpanuka yabaye ahagana saa 5:45, aho ikamyo yagonze moto bituma umugenzi agwa mu mapine yayo ahita yitaba Imana. SP Kayigi mu magambo ye akagize ati impanuka yatewe n'uburangare ndetse no kudasiga intera ihagije ku binyabiziga bikurikirana. Ni uburangare bwabayeho biza guteza ibyago. Icyakora nka polisi dukomeje kwarangiza kandi dukomeza kugenda dutanga impanuro z'ibikomeje kugenda byumvikana mu mihanda itandukanye yaba iya Kigali ndetse n'ahandi. Buri wese niyumve yuko umutekano wo mu muhanda umureba, kandi yuko uko yageraho amahoro ari nako umugenzi agomba kugeraho amahoro. Abafite ibinyabiziga binini be gusuzugura abafite ibinyabiziga bitoya, dore ko bikunze kumvikana kuba batwara amakamyo cyangwa se ibindi bisi binini cyane, aho babona za moto, amagare cyangwa se utuvatiri bakabisuzugura, ndetse ntibashake no kuba babiha intera cyangwa se umwanya, ibintu bikomeza biteza ibyago. SP kandi Kayigi Emmanuel akaba yakomeje atangaza yuko n'ubundi bukangurambaga bugikomeje, n'ubundi byinshi bigikomeje kuvugwa, ariko nanone buri wese agomba kumva yuko umutekano w'umuhanda umureba kandi agomba kuba yawukurikiza nk'uko bikwiriye. Umuvundo kandi umaze kugabanuka, ingendo zikaba zakomeje. Icyakora bagiye batandukanye bongeye guterwa agahinda byongeye kubera aha mu mujyi wa Kigali. Nk'ibisanzwe iyi ni PIB TV Rwanda, naho aya ni amakuru agezweho aya masaha. Reba handitse ijambo subscribe cyangwa se abone uhakane, ubundi tujye tubana buri munsi. Ushobora kandi kureba handitse comment cyangwa share, ubundi naho ukaba wakanda muri comment ugasubiza igitekerezo cyangwa se ikibazo, ubundi tukaba tubana uko bukeye n'uko bwije. Murakoze cyane, mukomeze kugira byiza kandi muri byose Imana ibarinde.